tugiye kubagezaho ibyiza birindwi byo kunyonga igare, 7 benefits of stationary bike workout. Fly away, it's the first time of today. To dream, believe, you are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Icyiza cyane cyo kunyonga igare, gutakaza ibiro no kugabanya ibinure mu mubiri. Iyo unyonga igare gutya, ubundi umubiri uba ukeneye ingufu, energy. Izo ngufu rero ziva mu binure. Niba ukoresheje ingufu gutya, ibinure urabyumva ko uba ubitakaza, ibyo bikaba byatuma ugabanya ibinure byo mu nda, ukagira mu nda hato, kandi bigatuma ubaho ufite ubuzima bwiza. Ibyo mukunda siporo kunyonga igare ni siporo nziza cyane. Iri gare baryita static bicycle. Static bicycle ni nziza kurusha kunyonga igare ryo mu muhanda bisanzwe, kuko mubibona urareba ukabona ibyuya byinshi cyane. Ku ibyuya byinshi cyane rero bifite byinshi bivuze ku mubiri w'umuntu. Urumva ibintu bisohoka, urumva ubutakaza amakaro, ubutakaza amakaro hagati ya 300 na 900 n'isaha. Ibyo ngibyo bituma igice cyo hasi cy'umubiri wawe gikora neza, kikagira isuku nyinshi, bigatuma umutima wawe ukora neza cyane, ukohereza umutima kuri fresh, hanyuma bikora neza cyane, bityo bigatuma umwanya umara gukora imirimo yawe ya buri munsi wiyongera, ugakora akazi ka buri munsi nta bintu byo kunanirwa, bituma uruhu rusa neza kubera yuko ukoreye usohoka n'iyo urazimuka, ugasanga agafu kabaye fresh. Ibinure byo mu nda urashaka kugira amakaye, back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Now we're back from the dead.
back from the dead. Hell yeah.